umwuka w'inzoga papa udatuma nanjye inzoga ndagenda zinywa muvange oyada ahubwo yogira ume n'isomere ariko manza uyu munsi wasindiye kwa Karori Begurwa warero ryoye uriya mugabo azi kurwenga ndakavuna umuheto siko muteri kugenda mu isoko n'inzoga uje guhijimanga wana si akira nkusomye sho akira nkusomye kuko turi wenda nawe wazabumuka ariko sho ntabwo twagutoye sho bundi sho ugomba kugitikura ku mazi sho oya nje mwanyoye kuyobora ntago mwanyoye nyine ngo nje mbabwiza ngo kunywa inzoga wapi mwanyoye kujya oya bibaye ntabwo nayimena ntuyimena urakameneka inda nayimena ahubwo kumva kano kuzana mwereke bo taha oya ahubwo merekeza tugira n'umuntu ubwo tugeze yukango bitifoye ifuni ubwo uri kumva nada wabuhungabanye se ka wabuhungabanye ntabwo yaba ari byiza mutwe karame mada endahana ubuzuru kumbaza iki muri iki gitondo ndashaka amafaranga yo guhaha ko Nase yise naraye ngo haye nimugoroba senkisagurishye harimo inyanya harimo intogi harimo ubunyobwa nawe umva ibyo biryo gureze yaduha tujya ibyo biryo hari cyo tukaya tujya ibyo binabyibushye ariko tukabyibushye yabyibushye kutabyibuha narakugaburiye urabyibushye none haza ngo kutabyi abagore b'iki gihe ko mwabaye turabamenye ndashaka amafaranga yo se Nase yise nabo haye ubundi ugukorera iki umugabo yabaye ikize icyambere suko mwaye rukajya senkisi harimo ibyo amayi ahubwo nibagiye kukubwira ko harimo n'ubugari abagabo bara ngo harimo n'ubugari ahubwo nsange wabuhishije reka nzajya kwishakira akazi senkisi harimo ubugari imboga ngurimyo nyamara ujya kuyiweramo akagwa kwa dekora ntabwo wari kuvuga ndashaka amafaranga abagore b'ikigihe uburyo mwabaye biswa nigendere njye gushaka akazi ariko sho ora ndaguha kugwagwa kwanjye ngo usozeho warangiza ngo kugwagwa ntabwo ari bwiza habe were kumigika ariko wagize ngo iwacu turenga sho wabudimo no kunyuki umwuka w'inzoga papa udatuma nanjye bimaze biteka amakazi inzoga ndagenda zinywa muvange oyada ahubwo yogira ume n'isomere ariko manza uyu munsi wasindiye kwa Karori ako se umudugudu we ngashaka ibi reka mamagara umudaso azakajyana mvuye kunywa nari nsigaranye 2 mu mufuka nta kuntu nayaguha ngiye oya dushwa ntabwo zemewe umudugudu weho ariko ntabwo uzi ko ari wowe ubyara umwana wanjye muri bakisi yego da utange dushwa nurangiza ejo bundi uzagenda uvuye ngo ndi wamaye dushwa oya ntabyo zavuga dore mudugudu do ni ka kanote gashyashya nuze aherutse gusohora basi yego ni ka kandi gashyashya ni ka kandi gashyashya nimba ari kakandi gashyashya ngaho ndababa bagiye dukuye umuntu ntabwo tuzongera kunywa ngo turenge sawa ngaho ni mugiye muze twitahire papa mudugudu rero twambara mufunga yego mugabo nzamugira samutera inzira mwiriwe mama mbese mwatetse canacyo nawe kuki se mutatetse kofawe rebana n'ubu ntabwo yahashye yarangije kugenda mu kanya umva papa uyu munsi arariyo yagiye
nta mpamvu yo kuza ngo ajye mu nzu turamukingira narara hano yagiye agume hanze yaza yakomanga atakomanga agume hanze rwose birakwiye kuko nimba ari umugabo nimba ari ibigirwa abagabo genda nkanya ndaje nabo ngo bamarire n'amafaranga bazi yuko ngo natazongera kubataha ejo ahubwo ndongera ndare mbataha noneho ubwo ndabajyana ku murenge kwetu Makuru se muho. makuru kari fresh mugabo wa Ni fresh. Ndi kubona se utameze neza, ndi kubona mu maso hakabaraye usa nk'umuntu utishimye. nakishima gute se wa mugabo w'umugore nasiga nkubitira mu rugo Akumiro hajya babivuga ngo iki? nakumira Menya ari umusizi wifunda ha. aya nakumira Niko se wa mugabo we. Umugore ariko gufata akagukubita. Akagukubitira n'umugore. ushaka nabi se wa mugabo ugira ngo umaze kumirwa uragenda ugakubitwa n'umugore kakaba kandi kiriya kivuna muheto wajyaga kugishaka mbikubwiye yewe narubu ahubwo ngira inama y'icyo ingaruka zabyo zirabaye gira inama y'icyo nakora inama y'icyo wakora uragenda ufata agacupa ugasome numara kugasoma mujye mu buriri mujyana dore mu gitondo twabyutse dupfa senyisa namuhaye kandi namubwiye ati yongera kuyinyweramo akagwa ntabwo ari gusaku senyisa wewe uragenda ndabizi uriya mugore wawe nawe akunda akagwa urakamuha namara kugasoma iyo niyo nama ngiye kukugira ya kigabo mujye mu buriri ugende hariya hepfo cyaza umuhoro ucyaze neza ubundi ubisoze igicucu nta gutegekwa n'umugore ikibazo se bamfungana none wa mugabo iyo nama ihari ariko waba igicucu aho kugira ngo nanone witwe n'umugore yakugafunga bikagira ibyo wenda ariko nanone hari igihe bakujyana mageragere ariko ntari bakugira ngo uzishwe n'urugo rubi bagufunga n'ubundi watamva ahubwo si cyo gitekerezo ntabwo twajya kukiganira turi ku icupa ko nawe mfitemo nka bitanu mperutse kumva ngo Karoli muri iyi minsi afite ibitoki by'imitonore bikiri bishyashya niwe uri ukubita bigakira ngo yarabikaze muri iyi minsi kugira tumanuke tujye kumureba Agwera atakirimo inyusi imiradiyo Agwera uraho ufata we bimeze bite uramanga hito ntabwo ndi kubona warona ibi ni bibiri kimwe ni kugura kimwe ubundi abajura original nkatwe murabizirikana do oya nako umuriro mu kanya washiranyemo do aha ni farime barongeza gutya aha ngaha bakandi bakumva ibiziki uramangaje ndagwangaye rero sasa do amabuye ni normal kumbwira yurama ubundi ibingibi nta kwiga bacibikanywa ni note ya 2 urafite n'urafite bati ya 2 ese note ya 5 Iya samwana sunguna nabani aboro bikamari urageza uki abizi nsanzwe nkurangira abakinyi ngo ako nakabaga kujyana noneho reka nkubwire rero sasa singo abona ntabwo umubosi yambona ubwo nambaye neza nk'ugiye gutera cyane ntabwo umubosi yambona kabone ko mbiye ngiye gushyira umubosi tuziranye ariko amanza kunyishyura agwero kubizi ko najya nkwambura okay nari niba umubosi yeziye tugende uyambe umubosi akubonye rero ukuntu usa nk'igisambo yakibikeka igisambo cyambaye n'apanoki yewe ubwo hacisha ariko buriya nagaza bikurira reka mubwire singo ngiye kukujyanira byose hamwe baragwangana ni nota 5 ubwo biba 500 aho y'umukeneza yes ni bodaboda ariko udo oya bodaboda umubosi ni umukire nagamba mari bodaboda ni radio ngora biguriye nk'umukozi w'umukozi none se mwana ni bodaboda wewe kure wayiguye kaka wawe mwado twaje mukura neza do nuko mfite kibari kinini ariko do kaka yaje mukura neza ikagwamo icyo bodaboda se yakijana kijana gusenga umva reka nkubwire gahunda niyo kugenda 5
gahunda niyo kugenda utanene bitazanye mbiguhaye nakuniganira ufu ndabizi ibisambo nkamwe mama n'urumogi ariko nyine sha ubwo ngo reka mbegiye nari imyetoro ngaho genda bashi reka mbegiye ubwo bitanu nzayaza nari